Hello guys, turabashuje nanone mu izina rya Yesu, Imana mu ijuru baheze umugisha. Twishimiye kugaruka kubana namwe. Twari tumaze iminsi dusa nkaho twabuze kubw'impamvu z'imbogamizi zabayeho. Mutubabarire cyane, tumaze iminsi itari mikeya tubuze, ariko noneho turagarutse tuje kubana namwe muri gahunda zacu twiyemeza zo kwiga gucuranga. Noneho muri comment ubushize hari izo twari twabonye comment zivuga ngo tuzabazanire iryo bisimba Nzungu yagaza acuranga. Ubwo rero nibyo tugarutse gukora. Wowe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel Rwamika TV utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe kugira ngo uzabasha kubona amasomo yacu neza uri uwa mbere ku gihe. Imana ibareze umugisha. Kora subscribe, share, like and comment. Tugiye kwiga kara kantu Nzungu yagaza akunda gucuranga mbere. Mwese muramuzi kava ngo ndakeka nta muntu utakazi. Tugiye kureba uburyo yagakoraga nkuko bisanzwe. Rero ni mwarimu mbangutse mugiye kubana nawe. Imana mu ijuru baheze umugisha. Turatangira buhoro buhoro, cyangwa se kambanze nshiremo beat ngacurange umve ukuntu kavuga. None turatwaza buke kugira ngo buri muntu wese akarebe. Ndakeka mwabibonye. Noneho ikintu tugiye gukora, ngiye kugatwaza bukeya. Ijwi nakoresheje amajwi abiri. Noneho nk'ibisanzwe nagaza nkoresha piano y'ibihumbi 3. Nahinduye murareba ko ndimo ndakoresha 1100, ariko zose ni senti nziza. Ahangaha muri tableau kuri light 1 aha handitse main, ariko kuzindi piano haba hariho light 1. Kuri light 2 hano haba hariho layer. Piano yahindutse, ariko kuri light 1 nakoresheje stage EP. Kuri light 2 nkoresha brass section, base ni analog base. Izo zose ziba muri piano irango murabibona. Noneho tugiye kureba ukuntu yagakoraga, agakorana ko cyangwa se ukuntu nagakoraga twitonze neza. Sawa, twagiye. Urahera nyine kuri akaboro. Nizere ko murimo murabireba neza. Ni ibintu byoroshye nyine, wenda bagaza wumva bikora ukabifata nk'ibintu birenze cyane, ariko banza ubitegereze neza. Tugiye gusubizamo beat kugira ngo bigende neza. Kandi nongeyeho kandi nawe yagaza agakora. Ni nota. Iyi ni fa nk'ibisanzwe murayibona. Aha muri tableau biragaragara ko ari fa sharp. Mwayibonye iyi fa sharp irimo irazamo. Niyo tugiye guheramo.
ni rimwe nk'ibisanzwe rino nota. Bite tujya muri C sharp. Mwayibonye, C sharp murayibona. Bite tujya muri B. Ubwo amanota ndimo ndakoresha ndimo ndayabereka uko yitwa, noneho ndahita nyabereka nyirizina. Bite tuza nanone tugaruke muri iyi Fa, tuze muri G sharp mineri, twongere twigarukire muri Fa yasanga. Noneho tugiye kubireba neza ku manota. Reka nsabe cameraman agaragaza amanota ndimo ndafata. Na baza igaragaze. Amanota turimo turakoresha ni gutya ngo twagiye noneho nshorejeho murakumvise ngo ushobora kuba wenda wibaza uburyo agakora ngo noneho nako tugiye kukareba ukuntu bagakora, ariko bijyanirana n'iyi pedali iyi ngiyi mureba ku ruhande. Ipedali iyi nkozeho niyo akoresha. Amanota agakora ni aya ngaya, aya kari atatu: 1 2 iri, aka ngaka n'aka n'aka, aka n'aka n'aka. Nyine we agira gutya ngo ikintu kibihindura bikavuga kuriya ni iyi pedali iyi ngiyi nkozeho, cameraman ayigaragaza. Noneho agira gutya ngo agenda izamura pedali. Noneho twagiye nizere ko mubireba. Kanongere nsubiremo buhoro. Ndasubiramo kugira ngo ntwaze gukeya, noneho umuntu utayibonye niruka birebe yitonze. Noneho wowe icyo uzakora uzafata piano yawe witegereze isomo urere wirangize, noneho nawe wigane.
turashoje rero, aho mutabonye neza muzatubwire dusubiremo, icyo tubereyeho tuzasubiramo. Murakoze cyane, naho ubutaha. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha.